urukundo nyarwo rushobora guhindura buri kimwe, ariko ugambana nta munsi n'umwe azigera agera ku ntsinzi ye. umwanya ushobora kuba nta kubona ese Robert aremera gutanga ibye byose kubera urukundo? how do you feel in the boss bar? ariko rero at this moment ntabwo byashoboka. Lucas we kugambana bikomeje gufata indi ntera. Robert sibwo ntagira ni gute hagera uvuye ngo hajya ngo kwitine ngo kuki Lucas ntabwo agiye kumvana mu kazi kanjye, hano hari imitungo ngomba guhangana nabo. so ugeze okay nta kibazo bashaka kuguha deal kandi urimo amafaranga ufatika. Kurikira filime Trust No One kuri Analysis TV maze wihere ijisho umva uburyohe bwa sinema. Ni inshuti yanjye kuva kera, buriya nubwo twagiranye biriya bibazo bigaza gutuma hari ikintu ugeze kumbaza turimo tuza se urako ko wampigaga wari kuzampitana. gucika wari kumpitana cyo kujya muzika cyane niko muzee yowe dokta ariko rugema muzee ubu ngubu uribagiza barimo barazenguruka bashakisha umuntu ufite umuti ugomba kumukiza kumbi wibereye aha. Bakunze ba filime Inzira y'Umusaraba, ndaje ngo tube tuganira kuri iyi episode igiye kuba yakurikira, ariko tubanze tuvuge kuri uyu musaza muzi ko yaba yaragambaniye bageza ngiye kuba nabamara impungenge kubera ko muri episode igiye kuba yakurikira niyo tuje tugiye kuba twayiganiraho, kubera ko nubasha kuba watanga igitekerezo hano kuri ino channel ugakanda kuri iryo jambo ryanditseho subscribe uzajya ubasha kuba wasobanukirwa. Rero abantu muri kwitiranya ko uyu musaza dogiteri yaba yaragambaniye iribageza ntago yigeze abikora, kubera ko ahubwo agiye kuba yagambanira Rugema kugira ngo abashe kuba yavura iribageza. Rero uyu musaza ni ikintu cyiza kimuzanye hano kwa Rugema, aje hano kwa Rugema hari ikintu cyamuzanye kuba yaremeye kuba umuzamu, ni ikintu cyamuzanye kuba yaraje kuba yavura iribageza, kubera ko iribageza agiye kuba yabona undi muti wa kabiri, uyu musaza agiye kuba yamuha undi muti. Rero abantu bari kwibwira ko uyu musaza yagambaniye iribageza ntabwo ari ukuvuga ko yamugambaniye, ahubwo yaje hano ngo amuvure noneho bari kumwe, kubera ko iribageza hari umuti wa kabiri ataranywa. Rero uyu musaza niwe yaje hano, muribuka ko bari bashimuse Rugema ngo bakabasha kuba bamutaba kamarade na Emile ndetse n'uyu musaza, none uyu musaza akaba yaramucishishije. Ngiye kuba nakumara impungenge nkubwire ko uyu musaza agiye kuba yavura iribageza, akabasha kuba yamuha undi muti wa kabiri, akabasha kuba yakibuka yuko uyu musaza uburyo twabibonye ntabwo yabasha kuba yagambanira iribageza ndetse na ba kamarade na Emile, yuko n'abana be ntabwo yabasha kuba yabagambanira. Tubonye ko noneho uyu musaza abashije kuba yakinjira kwa Rugema, Nyiranambara na Fabiola babashije kuba bamwakira bishimye cyane ati yarekuye Rugema, yabashije kuba yacikisha Rugema. Rero bari kumushima bazi ngo yakoze ibintu byiza cyane, kandi twebwe twarabibonye, abantu twarebanye episode zarangiye uraza gusubira inyuma ubashe kuba wabibona. Twabonye ko uyu musaza yagambanye na Emile ndetse na kamarade kugira ngo abashe kuba yaza hano aze kuba yavura iribageza, kubera ko umuti wa kabiri iribageza azawuterwa mu rushinge. Rero nimba tubashe kuba twagera hano kuri uno munota ushaka kuba wasobanukirwa, kanda kuri iryo jambo ryanditseho subscribe, nurangiza ujya muri comment utangemo ibitekerezo byawe, kubera ko uyu musaza yazanywe n'Imana hano, yazanywe no kuba yafasha iribageza ngo abashe kuba yakibuka buri kintu cyose. Urumva ko uyu musaza yazanywe n'umugambi mwiza, abemera ko Imana igikora ibitangaza ikabicisha mu nzira ndende ariko zikabasha kuba zagera aho zijya. Mujye muri comment mwandike amena, kubera ko uyu musaza Imana ibashe kuba yamucishamo ubundi bushobozi kugira ngo abashe kuba yavura iribageza, nubwo yirengagije ubuzima yararimo, ariko aje kuba yavura iribageza, agiye kuba yamuvura akamuha undi muti wa kabiri. Twabonye ko uyu muti wa kabiri iribageza azawuterwa mu rushinge. Rero uyu musaza kugira ngo abashe kuba yagambanira Rugema ndetse na Nyiranambara na Fabiola, noneho mwabonye ko yabashe kuba yasaba kubiyegereza, arimo yijijisha cyane kugira ngo abantu batabasha kuba bamuvumbura ikintu yaje kuba yakora hano mwa runo rugo. Urumva ko uyu musaza yazanwe n'ibintu byiza cyane. Rero abantu muba mwatangiye kuba mwamukunda, abantu murimo mumukunda, mujye muri comment mwandikemo ijambo amena, kubera ko Imana yabashije kuba yamukoresha. N'abantu mwari mutangiye kuba mwanga muri ino filimi, rero byari ibintu bibi cyane kuba wakanga uyu musaza muzi ngo yaragambanye
mugiye kuba mwabona episode igiye kuba yakurikira uyu musaza arimo avura iribagiza. Urumva ko ari ibintu byiza cyane arabakoze muri ino filimi, kandi nimba tubashe kuba twagerana kuri uyu munota, reba iryo jambo ryanditseho subscribe nimba ukiri kuribona, uri kandeho ujya muri comment ushyiremo ibitekerezo byawe, nimba nta n'igitekerezo ufite ushyiremo amayemoji y'umutima, kugira ngo turebe ko hari abantu babashe kumva ibyo uyu musaza yabashe ko yaza gukora mwa runo rugo. Rero ni ibintu byiza cyane. Twabonye ko uyu Kanyana yari arimo amubaza uyu musaza iribagiza ari kuba yashaka, iribagiza ntago azi uyu musaza, kumbe bari kumwe mu rugo. Uyu musaza yazanwe n'umugambi mwiza. Ese Kanyana arabasha kuba yabibwira iribagiza kugira ngo abashe kuba yamenya ko dogiteri arimo ashaka yaje kuba yamusanga mu rugo. Rero uyu Kanyana nabasha kuba yasohoza ubu butumwa akabigeza kuri Kanyana, yuko tubonye ko Kanyana abashe kuba yamenya ko dogiteri ari hano mu rugo. Dogiteri iribagiza ndetse arimo arahiga cyane uyu musaza, iribagiza arimo aramushaka cyane. Urumva ko Kanyana nabasha kuba yabibwira iribagiza arabatangiye kuba yabona agahenge, kubera ko dogiteri agiye kuba yahura noneho nawe umusaza ataraze, umusaza wababikiye imitungo yose kugira ngo babashe kuba bakura azayibahe. Uri kumva ko rero igihe cyageze kugira ngo abashe kuba yabaha impapuro z'imitungo yabo. Noneho dogiteri tubonye ko yabashe kuba yagera hano kwa Nyiranambara bakabasha kuba bamwakira neza. Twabonye ko Fabiola ndetse na Nyiranambara babashe kuba bakishimira dogiteri kubera ko yakijije Rugema, kandi twamaze kubona ko Rugema atari umuntu mwiza cyane wo kwizerwa, kubera ko Rugema yashatse kuba yakica n'uyu musaza kera. Rero ntago yahitamo kuza kuba yamukorera, kubera ko uyu musaza yashatse kuba Rugema yamwica. Urumva ko atabasha kuba yakora Rugema, ahubwo yabashe kuba yamwihishamo kugira ngo abashe kuba yakinjira mwa kino gipangu, azabona uko avura iribagiza neza, nta kindi kintu kimuteganya. Uri kumva ko uyu musaza agiye kuba yakora ibintu byiza. Imana igiye kuba yamufasha ikamugeza ku mugambi we. Imana yamucishije mu nzira zigoye, yemera kuba umuzamu hano kwa Rugema, yemera kuba yarara hanze, ariko tubonye ko Imana atabyemeye ko agomba kuba yaba hanze. Ubu bagiye kuba bamuha icyumba cye kugira ngo abashe kuba noneho yaba ahantu heza. Uri kumva ko byose ari Imana ibi bifitemo umugambi wayo. Imana iri kugucira inzira, ibanza kugucisha mu nzira zigoye, wazarambirwa ikakwihorera, ariko iyo ukomeje intego zawe igeraho ikagutuza ahantu heza. Rero ibi ni amasomo tuba turi gukuramo tugereranya no mu buzima busanzwe. Uri kumva ko hano hari isomo rikomeye cyane, kubera ko uyu musaza yaje hano muri runo rugo ari umuzamu, agiye kubasha kuba yahabwa icyumba noneho cyiza, agiye kuba yatangira kuba mu nzu. Uri kumva ko Imana itangiye kuba nawe yamukorera ibitangaza, kubera ko afite umugambi mwiza wo kuba yakiza iribagiza, akabasha kuba yakibuka iribagiza. Namara kuba yakibuka, Rugema azaba agiye mu mazi abira, kubera ko Rugema iyi mitungo arimo yose niyaba iribagiza kugira ngo abashe kuba yakibuka iribagiza. Rero Rugema azahita ajya mu butabera, abashe kuba yafungwa. Twabonye ko na musaza wa iribagiza nawe arimo mu iperereza cyane rikomeye cyane, kuba yatangiye kuba yakeka Rugema ko ariwe wishe ababyeyi we. Uri kumva ko filimi yacu itangiye kuba yagera ahandi hantu haryoshye cyane, kubera ko tutangiye kuba twabona iribagiza akora ibindi bintu bidasanzwe. Kuba yaranyweye uriya muti wa mbere, atangiye kuba yakibuka ibindi bintu arimo aribuka, atangiye kuba yatinyuka Rugema. Hano iribagiza yari afite umujinya mwinshi cyane, arimo ashaka kuba yaganira na Rugema, ashaka kuba yamukubita. Urabona ko byari ibintu byari bikomeye cyane, uburyo iribagiza yari arimo ameze, uburyo yavugaga byose wabonaga ko iribagiza aramutse abonye undi muti wa kabiri byaba bihinduye isura. Rugema yaba atangiye noneho kuba yahorwa ibintu yakoreye iribagiza. Urumva ko byaba ari ibintu bibi cyane. Iribagiza aramutse abashije kuba yabona uyu muti wa kabiri, Rugema ibyo byaba birangiye. Rugema n'umugore we ibyo byaba birangiye, kubera ko aribo babashije kuba bakica ababyeyi ba iribagiza. Kandi twabonye ko iribagiza adafite umugambi mwiza ku muntu waba waramwiciye ababyeyi, ko nawe yabasha kuba yamwihoreraho akabasha kuba nawe yamwica. Uri kumva ko Rugema yaba aguye mu mazi abira, Rugema, Nyiranambara ndetse na Fabiola baba baguye mu mazi abira. Niyo mpamvu Rugema atakemera ko uyu muti iribagiza abasha kuba yawunywa. Ariko twabonye ko Rugema arimo aganira n'uyu musaza, tubona ko uyu musaza twabonye ko yaje mwa runo rugo afite umupango wo kuba yavura iribagiza. Ariko uburyo nangiye kuba nabona iyi filimi, ndi kubona uyu musaza ikintu cyamuzanye muri uru rugo adashaka kugikora, adashaka kuba yatera umuti iribagiza kugira ngo iribagiza abashe kuba yakira. Twabonye ko uyu musaza yari arimo aganira na Rugema hano
hari umuntu urimo urabumviriza inyuma. Uyu musaza twumvishe ko noneho imigambi ye atari myiza cyane kubera ko twari twaramwizeye tuzi ngo agiye kuba yavura iribagiza. Ubu byamaze kuba byahinduka, icyamuzanye mwa runo rugo yatangiye kuba yagihinduka, atangiye kuba yakirebera ku mitungo. Rugema atangiye kuba yamushuka. Rugema hari ibintu barimo baraganira, ziriya mpapuro yari yarahaye Rugema ntago ari impapuro za nyazo, ariko uyu musaza uko turi kubibona, turi kubona uko atangiye kuba yakakirwa kwa Rugema atazabasha kuba yavura iribagiza. Hano twabonye ko mama Kanyana nawe yahise ahagera akabasha kuba yavugana n'uyu musaza Dogiteri Iribagiza arimo arahiga. Dogiteri amaze kuba yakihinduka Iribagiza. Urumva ko uyu musaza ari ibintu bibi atangiye kuba yadukorera. Abakunzi ba filime Inzira y'Umusaraba tubasha kuba twayikurikira, uri kumva ko uyu musaza hari ibintu atangiye kuba yazanamo bitari byiza kubera ko tumaze kuba twamubona ibintu atangiye kuba yakora. Atangiye kuba yakishimira hano kwa Rugema kubera ko batangiye kuba bamuha karibu ahantu hose kubera ko yabashije kuba yacikisha Rugema. Tubonye ko Nyiranambara ndetse na Fabiola bamuhaye ikaze rikomeye cyane hano mu rugo rwabo. Urukumva ko uyu musaza noneho kuba inshingano zamuzanye ntago arimo arabasha kuba yazikora, ahubwo arimo arashaka kuba yagambanira Iribagiza noneho bya nyabyo, akabasha kuba yaha wa muti Iribagiza yari kuzamwa kugira ngo yibuke bwa kabiri, kugira ngo yibuke buri kintu cyose, agiye kuba yawuha Rugema. Uri kumva ko uyu musaza ari ibintu bibi cyane agiye kuba yadukorera. Abakunzi ba filime Inzira y'Umusaraba mwatangiye kuba mwakishyiramo uyu musaza, mujye muri comment mubashe kuba mwabitubwira kubera ko ibintu atangiye kuba yadukorera hano muri filime yacu ntago ari ibintu byiza cyane. Kandi twabonye ko Rugema nawe nakeza ke, Rugema namara kuba yabona uyu muti, uyu musaza nta gaciro azaba agifite mu maso ya Rugema kubera ko twabonye ko Rugema akunda ibintu ari uko afiteho inyungu. Rugema namara kuba yabona uriya muti Iribagiza nicyo kimuhangayikishije cyane, nicyo uyu musaza gitumye akiri hano kwa Rugema. Uri kumva ko azahita amukorera ibintu bibi cyane. Rugema turamuzi, abamaze kuba bamumenya ntago azabasha kuba yakihanganira uyu musaza. Uri kumva ko uyu musaza ashaka yahinduka agahereza umuti Iribagiza akabona ubutabera bwe kubera ko Iribagiza akwiye kubona ubutabera bukwiye kubera ko uyu musaza niwe uzi kuri, niwe uzi byose, niwe basigiye impapuro z'imitungo y'ababyeyi ba Iribagiza. Ariko ibintu yatangiye kuba yadukorera ntago ari ibintu byiza cyane kubera iyi episode tugezeho ibintu bikomeje kuba byaryoha. Nimba nawe ubashe kuba wabona ikosa uyu musaza abashe kuba yadukorera muri filime yacu Inzira y'Umusaraba, jya muri comment ubashe kuba wabitubwira kubera ko ibintu bitangiye kuba byaryoha cyane. Itangiye kugera haryoshye iyi filime, igiye kuzamo ibindi bintu tutari twiteze. Uri kumva ko rero ibintu bitangiye kuba byagera ku rundi rwego, wowe ubasha kuba wadukurikira. Ntugende udakanze subscribe kuri no kugira ngo uzajye ubasha kuba wasobanukirwa buri kintu cyose kibera hano muri filime Inzira y'Umusaraba, yuko utangiye kuba wakibonera ukuri. Uyu musaza ibintu arimo aradukorera ntago ari ibintu byiza cyane. Abantu twari tumwizeye ko agiye kuba yakora igikorwa cyiza, uri kumva ko ibintu atangiye kuba yakora ari ibintu bibi cyane. Iribagiza se abantu muri kwibaza ese azabona uyu muti, azabona ukuri? byose uba ugomba kuba wabisobanukirwa. Niyo mpamvu mba nkubwira ati kanda subscribe kuri channel ntihagire video yacu izajya igucika, ubashe kuba wamenya buri kimwe kigiye kuba cyakurikira hano muri filime Inzira y'Umusaraba. Tuzajya tuza tuyiganireho, ariko ntago twakibagirwa ko Imana ibigiramo uruhare ikagufasha kuba wakora ibindi bintu, ikagufasha kuba wareba izi video. Nimba Imana igiye gufasha kureba ukagira ikintu ukuramo hano ku nyigisho baba batanze, urumva ko ari ibintu byiza cyane. Nawe ujya usenga Imana buri munsi ubashe kuba watanga amasomo uyigisha bagenzi bawe kugira ngo babashe kuba nabo basobanukirwa, yuko hano tubashe kuba twasobanukirwa ibintu byinshi biba birimo bigiye bitandukanye, kandi ni ibintu byiza cyane bishobora kuba byagira umumaro, bishobora kuba byakugirira akamaro, nawe ukabasha kuba wakagira mugenzi wawe. Hano haba hatambukamo amasomo menshi akomeye tutabasha kuba twasobanukirwa. Abantu rero turebana iyi filimi hano tuba twaje kugusesengurira amasomo abatambuka muri ino filimi. Urumva ko rero ari ibintu byiza cyane kuba ubasha kuba wasobanukirwa buri kimwe kiberamo. Nongera kukurarikira kujya ukurikira iyi filimi umunsi ku munsi kugira ngo uzajye ubasha kuba wasobanukirwa n'ibintu biyizamo, kubera ko hazamo ibintu byinshi byiza kandi bifite umumaro. Mwibutsa kujya uhora ureba izi video ugatanga ibitekerezo byawe, kubera ko ibitekerezo byawe nabyo ni ingirakamaro hano kuri ino channel.